dusomeye mu gice cya kabiri twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa mbere turi buze kugeza ku murongo wa 14. Mureke twongere dusombe iryo jambo ry'Imana. Haranditse ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nubwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nongere nsubiremo umurongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 12 muri aya magambo tumaze gusoma. Haravuga ngo yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umunsi w'umunezero, uyu munsi turi kuri Noheli, uyu ni umunsi w'ibyishimo. Dushimira Imana yuko yemeye gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kuvukira hano mu isi aducungure twebwe abari abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Noheli nziza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana cyane. Dufite umudendezo. Niba mubyibuka mu myaka 2 yabanjirije uyu nguyu, no kuvuga mu mwaka wa 2021 n'umwaka wa 2020, twari mu kintu gishyashya mu Rwanda tutari tubuzi, twahimbye muri iyo myaka cyitwa Guma mu rugo. Intero Guma mu rugo, umwana Guma mu rugo, pastori Guma mu rugo, ntukore ku muntu uwo ari we wese. Oya, icyo gihe twizihije iminsi mikuru duhambiriwe, ariko uyu munsi dukwiriye gushima Imana. Yesu ashimwe ko twicaye gutya muri urusengero, abana bahari, abantu bakuru bahari, abantu batandukanye bahari, twicaye gutya duhimbaza umunsi mukuru wa Noheli. Dukwiriye gushima Imana. Mureke dukomere Imana amashyi. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Utashima Imana uyu munsi yaba ari indashima, kuko hari impamvu nyinshi cyane zashoboraga gutuma n'uyu munsi tuba tuticaye aho, n'uyu munsi tuba turi muri Guma mu rugo. Kuko abumva amakuru, abakurikirana amaradiyo, abareba amateleviziyo,
mwumva amakuru avuga yuko uyu munsi covid mu Bushinwa iracibiye. Mwari mubizi? Abakurikirana amaradiyo, abakurikirana amateleviziyo, mwumva amakuru avuga yuko uyu munsi muri Uganda Ebola iraca. Ariko uyu munsi turateranye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Turahimbaza Imana, turizihiza Noheli tunezerewe, dushobora gusuhuzanya, dushobora guhoberana, dushobora gusekerana, atari hahandi wabonaga umuntu ukiruka kugira ngo atagukora. Imana ishimwe yuko uyu munsi turi mu munezero wa Noheli. Uyu munsi nifuje yuko tuza kuganira ku gisobanuro cya Noheli, atari cyo bamwe bayiha, kuko buri muntu wese ayumva uko ashaka. Umucuruzi ayumva nk'igihe cyo kunguka amafaranga menshi, umukozi wa leta ayumva nk'igihe cyo kuruhuka, buri wese ayumva uko ashaka. Ariko twebwe abakirisitu Noheli tuyumve gute? Yesu ashimwe. Kuki Yesu yemeye kuza hano muri iyi si, akava mu bwiza bwe, mu cyubahiro cyinshi, aho yari aganje mu ijuru, abamarayika bamusingiza, akaza hano muri iyi si yanduye, isi y'icyaha, isi y'umuruho, mu buryo butangaje. Ndashaka yuko uyu munsi tubisobanukirwa. Niki cyabiteye? Imana itugiriye neza. Ndashaka yuko uyu munsi dusobanukirwa ni irihe tandukaniro ry'abantu bakiriye Yesu n'abantu batamwakiriye. Itandukaniro riri hehe? Kuko byanze bikunze itandukaniro rirahari. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu yaje mube, aza mu isi kandi ari we waremye isi, ariko isi ntiyamwakira, isi ntiyigera imumenya. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko abamwemeye yagenze gute? Yabahaye ubushobozi, haleluya, bwo kugira gute? Kuba abana b'Imana. Si ukwitwa abana b'Imana, ahubwo ni ukuba abana b'Imana. Ijambo ry'Imana rirangije rirambwira ngo abo ngabo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe nande? Imana ishimwe cyane. Kuri Noheli twibuka ivuka rya Yesu. Kuri Noheli twibuka yuko Imana yigize umuntu. Yesu ashimwe. Ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu yakwigira Imana, sibyo? Ariko biratangaje kugira ngo Imana yigire oya buri wese hano, ndetse no mu isi barahari bagenda bakigira utumana dutoya. Siko bimeze, kuko baba bumva ari byiza, ni iby'icyubahiro, guhimbazwa, gusengwa, gutaramirwa. Ibyo buri wese yagira gute? Buri wese yabyifuza. Ariko noneho biratangaje ko Yesu we wari ufite icyubahiro cy'ubumana, yemeye gusiga icyo cyubahiro, afata agasuzuguro k'isi. Yesu ashimwe. Ndagira ngo bitekerezeho cyane, kuko ni iby'agaciro. Yesu asiga icyubahiro cyo mu ijuru, aho abamarayika bamusingizaga, araza hano ahangaha muri iyi si. Hari umuhanzi ujya uririmba ngo mu isi wahageze. Muramuzi? Kuza hano muri iyi si si ugukina. Igihe cyo kubyara kigeze, Mariya na Yosefu bashakishije icumbi hano muri iyi si. Icumbi bararishaka bararibura. Aho baje kubona icumbi ni mu kiraro cy'inka. Ndagira ngo mutekereze, wa mwami uvuye mu ijuru, isi uburyo yamwakiriye, icumbi isi yamuhaye ni hehe? Mu kiraro cy'inka. Baramubwira ngo mu isi wagize gute? Mu isi wahageze, karibu mu isi y'ibibazo, karibu mu isi y'akaga. Aragenda acumbika mu kiraro cy'inka. Kandi mu kiraro cy'inka hatekereze, mu kiraro cy'inka harimo amaganga, sibyo? Mu kiraro cy'inka harimo amase, mu
mu kiraro cy'inka harimo isazi. Nibyo kukubwira yuko urukundo rwabiteye. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu yigize umuntu kubw'urukundo rw'Imana. Imana yemeye gutanga umwana wayo, kandi niwe wenyine Imana yari ifite. Yesu n'umwana w'ikinege, ariko Imana yemera kumutanga, araza kugira ngo avukire mu isi kubw'urukundo Imana yadukunze. Imana ishimwe cyane. Yesu yaje mu isi kugira ngo abanyamahanga natwe tugire uruhare ku bugingo buhoraho. Yesu yaje aha mu isi kugira ngo natwe tutari ubwoko, natwe twitwe ubwoko bw'Imana. Yesu yaje mu isi kugira ngo twe kuba ubwoko bw'Imana gusa, ahubwo kugira ngo duhinduke abana b'Imana. Haleluya. Abana b'Imana muhe icyubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe. Duhinduka abana b'Imana. Ni igitangaza. Yaje mu isi, isi ntiyamumenya. Yaje mu isi, isi ntiyamwakira. Ngo ariko abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ibi nabitekerejeho cyane. Kugira ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Imana ishimwe. Buri mwana agomba kugira umugabane mu bintu byase. Siko bimeze. Umwana wanjye afite uburenganzira kuzahabwa umugabane mu bintu ntunze. Afite uburenganzira ku mirage nzagira gute nzasiga. Ibyo ngibyo umwana wanjye, umwana wawe abifitiye uburenganzira. Ndagira ngo nkubwire ngo natwe abana b'Imana ufite umurage Imana yatugeneye. Haleluya. Imana yatugeneye ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Muhe Imana icyubahiro. Imana yaduhaye umurage, iduha ubugingo buhoraho nk'umurage iduhaye. Imana ishimwe. Ejo nari ndimo nganira n'abana hano muri Sunday school. Ndabaza ngo mwumva mwaba mumerewe gute muri abana ba perezida w'iki gihugu? Barambwira ngo byaba ari byiza, ngo twajya tugenda mu modoka meza, ngo twajya turya ibiryo byiza, twajya twambara neza. Umwana umwe arambwira ngo nahita mba n'icyamamare. Ibyo nibyo umwana w'umuntu ukomeye nk'uwo nguwo yakumva yakishimira. Ariko abana narababwiye ngo ibyo ngibyo ni byiza, ariko ndababwira ngo ikibabaje, imodoka nziza wayigendamo, inzu nziza wayibamo, waba icyamamare, abantu bose bakakumenya, ariko igihe kimwe bazamenya yuko wagize gute witabye Imana. Ntabwo bibabaje? Ni ukuri birababaje. Bwamamare, ya modoka nziza wayanukuyivamo, hanyuma bikagenda gute ukamanuka hasi ikuzimu, ntabwo ari mu kirere. Ubende ubumeze gute ntabwo bazagutendeka ubimenye. Mwari mubizi? Ni ukuri nta n'umwe bazatendeka mu kirere. Ugwize byinshi, witegurira isanduku, nupfa ni hehe? Ni ukuri ni ikuzimu. Ariko twebwe abana b'Imana, haleluya, dufite umurage w'ubugingo buhoraho, yuko nitumara gupfa by'akanya gato tuzazamurwa tujye mu ijuru, tubeho ubutongera kugira gute, ubutongera gupfukura. Uwo niwo murage w'abana bande b'Imana. Uwo ni umurage utandukanye n'umurage w'abana b'abandi bantu bose. Uwo ni umurage w'abantu batabyawe n'umugore n'umugabo, ahubwo ngo babyawe nande? Babyawe n'Imana. Hari abantu badasanzwe ubona ukabona musa, ukabona bafite inyama n'amaraso, ukabona bafite amagufwa, ariko bakaba bafite ibanga rikomeye yuko ari abana bande? Abana b'Imana bizeye Yesu, arangije bahindura abana bande?
abahindura abana b'Imana. Naje gutekereza ndavuga ngo kubera yuko iri ngira ari garade rikomeye, hari abantu bashobora kwiyitirira kuba abana bande, abana b'Imana, sibyo? Kuko ni iki giciro, si byiza se? Akagenda akiyita umwana w'Imana kandi atari iki, kandi atari we. Hari umuhungu nzi, Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo burya akareshya mugeni ntabwo, amareshya mugeni ntabwo ari yagira gute, ntabwo ari yamutunga. Abasore iyo bareshya abageni cyangwa se iyo batereta abageni bakora ibintu bishoboka n'ibidashoboka. Kinyarwanda babyita ngo ni uguhinga. Rero hari umusore umwe yahingaga umukobwa, arangije yiyitirira umuryango atavukamo, yiyita umwana wa kanaka kuko ari umwana ugize gute, umwana ukomeye. Abwira umukobwa, aramubwira tuzaze njye kukwereka iwacu. Aramujyana ahantu hakomeye, yasezeranye n'abahungu bawe, ajya kwerekana umugeni yakundanye nawe ahantu hatari iwabo. Bivuze ngo yiyitiriye umubyeyi utari uwe. Rero hari abantu biyita abana b'Imana kuko bumva biryoye, ariko atari abana b'Imana. Imana itugirire neza. Ubitekereze uyu munsi, wibaza ngo mbese koko mukuri ntibeshye ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Imana usibye kubyitirira. Imana itugirire neza. Muri ubu buzima abana ba Satani bajya bagira umunezero, ariko umunezero ni uw'akanya gato. Kandi natwe abana b'Imana tujya duhura n'imibabaro n'ibigeragezo bitandukanye, ariko ibyo bigeragezo nabyo ni iby'akanya gato. Yesu ashimwe. Muri Bibiliya nsoma ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntikurerekana. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekana tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu tuzasa nawe kandi tuzagira gute, tuzamureba uko ari n'amaso yacu. Ibizadusaba kurira imivumo, oya, tuzamureba uko ari. Ntituzamubaririza, ntituzishyura amatike, oya, Yesu yarishyuye kugira ngo tuzamurebe uko ari. Yesu ashimwe. Tuzamureba uko ari, kandi uko tuzaba tumureba tuzasanga dusa nawe. Yesu ashimwe. Ahari uri igikara, ahari uri inzobe, ahari abantu bakubwira ko usa nabi, Yesu ashimwe. Ariko icyo gihe uzireba, urebe Yesu, nibireba usange urasa nawe. Haleluya. Azasage simbizi, ariko icyo nzi cyo niwireba uzasanga ugize gute, uzasanga usa nawe. Imana ishimwe cyane. Kumenya ko turi abana b'Imana bikwiriye kuduhumuriza. Yesu ashimwe. Hari uyu munsi nta birayi wabonye byo kwizihiza Noheli, hari uyu munsi nta nyama waguze, hari Noheli ibaye wugarijwe n'imyenda, ahari wugarijwe n'ubukene, ahari ndetse mu muryango wawe hari uwitabye Imana, ahari ufite amadeni utabarura, ahari ufite kwiheba. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu ashimwe, humurizwa n'uko uri umwana w'Imana. Haleluya. Uburi birayi ubibone uri umwana wande, umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Cyangwa ukabimenya, cyangwa ukabisobanukirwa, ugasobanukirwa agaciro k'umwana w'Imana. Ibyo byakaguhumurije, ibyo byagatumye udatinya ikintu icyo ari cyo cyose.
Noheli ni umunsi marayika abwira abashumba ati nimugire gute, muhumure mwitinya. Marayika abwira Mariya ngo ngwiki, witinya. Yarahangayitse avuga ati Yosefu noneho bigenze gute, aranyanze. Ubwo isi yari yishimye yuko ubonye umukiza, ariko Mariya yaragize gute, yarahangayitse. Ariko ngo marayika amubwira gute, aramubwira ati witinya. Haleluya. Uyu munsi umva ijwi rikubwira ngo wigira gute, witinya. Oya witinya ubukene, Yesu byose arabishoboye. Umva ijwi riguhumuriza. Yesu ashimwe. Hari ikintu usabwa kimwe kugira ngo ugire icyizere, ugire asiranse yuko uri umwana w'Imana. Ugira asiranse yuko uri umwana w'Imana, urasabwa ikintu kimwe. Urasabwa kwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, kandi ukizera yuko Imana yamuzuye mu bapfuye. Uyu munsi ari muzima, atakiri umwana, atari mu gituro, ahubwo Yesu ni muzima. Haleluya. Gira mugenzi wawe Yesu ni muzima. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ni muzima. Ni muzima. Nicyo bisaba. Iyo watuye yuko Yesu ari muzima, ukizera yuko ari umwami, nuko dukizwa. Yesu ashimwe. Nuko tugira gute, nuko dukizwa. Uyu munsi nabaze ntekereza ngo byaba ari ibyishimo uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi uwufashe nk'umunsi utazibagirwa, uzajya ubwira Imana ngo njyewe nakijijwe mu mwaka w'2002 mu Butansinda. Akiziko Yosefu yabwirije ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uyu munsi nawe waba umwana wande, waba umwana w'Imana, ukagira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ndashaka yuko uhaguruka, watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, uhinduka umwana w'Imana. Ndagira ngo uhaguruke tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Uyu munsi ntuzawibagirwe, uzajya ubwira abandi uti niho nakijijwe. Imana ishimwe. Urahari ngo dusenge, usengere wakira agakiza k'Imana, nawe uhinduke umwana w'Imana kuri uyu munsi wa Noheli. Utangira ubuzima bushya, utangira imigambi mishya, uzatangira umwaka mushya, nawe uri mushya muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo niba uhari uhaguruke mu izina rya Yesu tugusengera Imana. Satani ajya atinyisha abantu, Satani ajya atera ubwoba, akavuga ngo nuhaguruka baragira gute, ngo nuhaguruka baragira ngo iki, kandi wari umuririmbyi, kandi wari umuvugabutumwa, kandi wari naho nupfira mu byaha bizagenda gute. Ndashaka yuko mutambuka hano imbere. Numva shaka abantu batanga ubuhamya, bazatanga ubuhamya bw'uko bakijwe uyu munsi. Bahagurutse mutambuke hano imbere kugira ngo tubasengere mu izina rya Yesu. Mutambuke hano imbere, witinya. Marayika arakubwira ngo wigira gute, witinya. Nawe ukicaye